Duherukana ngeze mu rugo nkasanga madamu ari kuvugana na Sandra, nkakeka ko bari bazanye mu rugo rwanjye. Namaze akanya mu muryango numviriza, nsanga ari kuvugira kuri telefone, hanyuma ndiruhutsa ndinjira. Madamu yakubye telefone aranyakira, tuganiye musaba kutagirana umubano ukaze na Sandra, amubwira ko atari umuntu mwiza. Ariko madamu ambaza uburyo Sandra ari mubi, ndamwihorera. Hashize iminsi 2 ngerageza kuburira Denise mu buryo butaziguye kutamenyerana na Sandra, ariko agashaka kumenya impamvu mbere yuko ashyira mu bikorwa iyo nama namugiraga. Ku munsi wa gatatu ubwo twari turyamye mu buriri, nabajije Denise uko umunsi we wagenze, nuko ansubiza ko nta kintu kidasanzwe, ngo ibintu byose byagenze neza usibye Sandra wahamagaye amubaza niba adahuze cyane ku buryo yamujyana mu isoko ry'ubucuruzi mu kiruhuko cye. Ati naramwemereye, twajyanye kwa Rubangura, nanjye hari igikoresho cyo mu nzu nazanye. Ngo kubera ko bamaranye amasaha 3 bazenguruka mu mujyi, ngo madamu yabajije Sandra niba yizeye ko nta kibazo kiri bube kubera amaze amasaha 3 atari ku kazi. Avuga ko yansabye uruhushya kandi ko nta kintu kirenze yakoraga mu biro byanjye usibye imirimo yo gutunganya impapuro n'ibindi. Nacecetse umwanya munini ntewe uburakari nuko Denise agicomekanye na Sandra, hanyuma mubwira ko ntishimiye na busa imikururano yihuse yahise agirana na Sandra, mwingingira kwirinda bikomeye Sandra. Ntinabivuze inshuro zirenze 2 kandi ndacyabisubiramo. Mubaza impamvu atanyumvira, mubwira ko Sandra atari umugore mwiza wo gucudika nawe. Denise yahise anca mu ijambo anyemeza uburyo ki nta ngaruka zo kubana neza na Sandra, cyane ko afite amezi make yo kumara i Kigali. Icyo ashaka ni inshuti, umuntu wo kumenyereza umujyi. Madamu yansabye impamvu zanjye kandi ngo sinkamufate nk'irobo babwira icyo gukora, kuko wari umuntu atekereza nkwiye kumuha impamvu ifatika. Ngo madamu yari akeneye ikintu gikomeye cyatuma mureka, kuko kuri we yabonaga Sandra ari umwere kandi ntacyo atwaye. Ngo Denise yaketse ko nzishimira ko arimo gufasha Sandra, ambaza niba hari ikindi kintu mukinze kuri Sandra. Denise nyitegereje nk'unkeka nyuma yo kuvuga iryo jambo rya nyuma. Birashoboka ko namuhatirizaga cyane bigatuma ngaragaza icyaha cyanjye. Nagombaga kuba umunyabwenge muri ibyo byose rero kugira ngo ntikoraho nkikururira amakara. Denise ibyirimo ni ibiki? Ni gute ushobora kumbaza ikibazo nk'iki niba hari ikintu kiri hagati yanjye na Sandra? Uratekereza ko mfitanye ikibazo na Sandra? Ufite ikihe kibazo? Navuganye uburakari kugira ngo Denise atankeka cyangwa ngo akomeze gutekereza icyo kibazo mu mutwe we. Denise yahise ansaba gutuza, ngo ni ikibazo apfuye kwibariza kidakwiye gutera uburakari ubwo ari bwo bwose. Yongera ko ibyo byose atari ngombwa, ko byari byoroshye ko musubiza yego cyangwa oya bikaba birakemutse. Ngo ntavuze ko mfite icyo nkorana na Sandra, ngo azi neza ko ntashobora gukora ibintu nk'ibyo. Ambwira ko anyizera n'umutima we wose kandi ko yanarahira ko ntashobora na rimwe kumuhemukira, ngo ariko uburyo nakomeje ibintu byoroshye nk'ibi ngo ari nkanjye nanjye byantera amakenga. Ngo rero niyo mpamvu yahisemo kumbaza ibijya mbere. Narashinyirije kuko Denise yari arimo kunkubita ahababaza. Yari afite ukuri. Uburyo nari ndimo kwitwara byerekanaga neza ko hari ibintu nakoze ndi kugerageza guhisha. Denise n'ubundi ntabwo nari gupfa kumubeshya uko niboneye. Gusa ntabwo nari kureka Sandra akomeza kugendagendana n'umugore wanjye. Byari byihutirwa ko ngomba kugira icyo nkora, nkatuma Sandra asubira ubutare mu cyumweru cyari gukurikiraho. Nagerageje kuvugisha Denise ntuje, mubwira ko nshaka gusa ko yitonda uko byagenda kose. Nta nshuti y'umugore mfite usibye umugabo Evode uzi. Sandra wenda turakorana ariko sinzi imico ye yo hanze, niyo mpamvu nshaka kumwitondera. Ntabwo nshobora kugira icyo nkorana n'undi mugore, nta n'umugore nk'uwo wabaho kuri jye. Denise mubwira ko muha agaciro kandi nta kintu kindi nabasha kurarishyira ku bandi bagore adafite. Mubwira ko ibyo nkeneye byose, mubwira ko nta kindi nakenera ahandi. Mubwira ko icyo musaba ari ukwitondera umubano ajyana na Sandra, ngo ntakemere ko hagira umuntu umushuka cyangwa ngo areke hagira utuma ntekereza ukundi. Mubwira ko atakwiye kumva amabwire y'abandi kuko bishobora gusenya urugo. Mubwira ko cyangwa ari uko mukunda kandi nkamukunda ku buryo ntashobora na rimwe kubana n'undi mugore. Mubwira ko ndetse n'uburanga bw'abandi ntabwitaho kare ko nteye kandi nanyuzwe nawe. Denise yahise aseka nanjye ndamwegera, yashimishijwe no kumva mvuga ayo magambo. Nifuzaga ko ayo magambo navugaga yakabaye ari ukuri, ariko nyine ntawe ari gusubiza ibihe inyuma. Ibyari byarakozwe. Gusa nagombaga kugira icyo nkora nkabitwikira ntibizamenyekane. Ibyishimo byanjye byari uko Denise yizeraga ijambo ryose mubwiye. Nyuma y'iminsi 3 Sandra yongeye kuza ku biro byanjye kandi mubaza niba igihe cyo gusubira ubutare kitaragera. Mubaza icyo mu by'ukuri arimo gukora i Kigali. Nabimubazaga mu gihe yari arimo agerageza kongera gukina akoresheje ubwenge bwanjye yikorakoraho cyane, ari nako azenguruka yegera aho nicaye. Namusabye kwitwararika no gusubira aho yari yicaye cyangwa nkamwirukana mu biro byanjye. Ambwira ko ntagomba kuvugana igikabwe, ngo biragaragara ko mwifuza ariko ndi kugerageza kurwanya irari ryanjye. Ati nagutumiye mu cyumba cyanjye cya hoteli kugira ngo twishimane ariko warabyanze. Ibiro byawe ntabwo rero bifite umutekano cyangwa ngo bidufashe kwishimisha. Ariko sinakwanga uramutse uhisemo ukirekura ugakora akazi. Ndi hano kuko nshaka kumenya byinshi kuri Kigali. Ngo yifuzaga ko naza hafi ye tukararanira irindi joro rimwe mbere y'uko asubira i Butare. Yansezeranije ko aragenda niba mwemereye kuza nkamwishimishaho ijoro rimwe. Ngo ntabwo ashobora gusubira na urwo rukumbuza mfitiye. Ngo ninjye ufite urufunguzo rwo kubikora neza,
ngo ni njye mazi meza yo kumara inyota, ngo kuko rero bisa naho yatangiye kumenyana n'umugore wanjye, ngo yasanze madamu wanjye ari umuswa cyane kandi atazi ibijya mbere, ngo madamu wanjye ambona rwose nk'umutagatifu, umugabo udafite icyaha na kimwe, ngo rero yatekereje ibintu nk'ibyo biramusetsa cyane, anyiryaho ngo ngomba kumushimira ko yankijije ubwo nari ngiye kuvumburwa n'umugore wanjye igihe yadusanganaga mu biro. Sandra yampaye igihe ntarengwa cy'iminsi 4, ngo uhereye kuri uwo munsi nkamusanga mu cyumba cye cya hoteli, ambwira ko azantegereza. Yansezeye hansoma ku itama ntabishaka, ariko naramuretse abatura igikapu cye maze injangwe nakihabara rirasohoka. Kubera umujinya no kurengwa n'ibyari bikomeje kunkurikirana, nakubise cyane ku meza nk'ukubiseho inyundo. Nahuye na Evode nimugoroba ku kabari mubwira ibya Sandra, bimbabaza ubuzima bwanjye n'icyo yansabye. Evode ati ntumbwire ko utekereza icyo cyifuzo cy'urwibutso, ntubikore rwose, ntubikore ndakwinginze, kuko akubeshya atazagenda nk'uko yabikwijeje, ahubwo muzarushaho kwiyongeza mu bikore kenshi kandi bizakugora kubihagarika. Ati none watekerezaga kujya kumusanga muri hoteli? Evode yaruhutseho gato, akurura intebe imwe ya byeri, maze mubwira ko mu by'ukuri nta mahitamo mfite, ko niba ibyo bizatuma ndeka akagenda niteguye kubikora, ntinzamuha icyo ashaka kugira ngo amve mu maso asubire i Butare, kuko sinshaka ko Denise amenye kimwe muri ibyo, kandi ndashaka ko Sandra ajya kure. Mbwira Evode ko nabitekerejeho umunsi wose, ariko nkaba nananiwe gufata umwanzuro ku cyo ngomba gukora. Evode yambwiye ko utaba umuswa gutyo, ngo uwo mukobwa ari gukoresha intege nke zanjye ngo anyigarure kandi koko ndi kumureka akabikora, ngo noneho kuva yamenyanye n'umugore wanjye rero kandi bakagenda bajyana ubucuti buhoro buhoro, ngo ibintu bigiye kuba bibi cyane niba ntakoze ikintu cyiza cyihuse. Evode ati nzi ko utinya kwaturira umugore wawe Denise kubera ingaruka byateza, ariko si byiza gukosoza amakosa yawe ayandi. Ati tekereza nk'umugabo, ntukemerere Sandra cyangwa izina rye cyangwa irindi iryo ari ryo ryose gusenya urugo rwawe. Evode ambwira ko niba nanjye ndi kumwifuza, ngo birashoboka ko ntiteguye kumureka, ngo nishimiye kumubona hafi no kumureba yinjira mu mutwe wanjye, ngo niba mu by'ukuri nshaka ko ava mu buzima bwanjye, ngo nindeke gukina n'inzoka. Evode yakomeje kumpana ngo sintekereze kujya kubonana nawe mu cyumba cye cya hoteli, ngo nishime ijoro rimwe cyangwa abiri, ngo ndatekereza ko azigera ndeka, ngo bizagera igihe nzajya mba ndi kumwe n'umugore wanjye mu buriri, ubwenge bwanjye bukuzuramo kwishimisha nsanzwe ngirana na Sandra. Evode yongeraho ngo simubaze uko yamenye ibyo byose, yambwiye ko byari kuba byiza ndamutse nirinze kugomeza kwishora mu mibonano mpuzabitsina n'undi mugore utari umugore wanjye, kubera ko igihe nzaba maze kumenyerana nawe bizagorana kubihagarika. Ambwira ko nibura mfite inshuti yo kumubwiza ukuri nyako nkawe, ngo Sandra arimo kugenda ndya umutima kandi buhoro buhoro yinjira mu rugo rwanjye, ngo nimba umugabo kandi sinemere ko ibyo bibaho. Nateze amatwi inama za Evode mbere yo gutwara imodoka ngo ntahe njye mu rugo kuri uwo mugoroba. Nahinduye igitekerezo cyo kujya guhura na Sandra muri hoteli aho yararaga. Evode yashoboye guhindura ibitekerezo byanjye, angira inama nishimiye. Nahamagaye Sandra bitarenze icyumweru mubwira ko agomba kuguma kure yanjye ndetse akaguma kure y'ibiro byanjye, akareka guhamagara nimero y'umugore wanjye. Namubajije ikindi akeneye kugira ngo asubire i Butare. Sandra yavuze ko adakeneye amafaranga yanjye, ngo icyo ashaka ari njyewe nawe mu gitanda turyoshya. Nakubye telefone kuko tutashoboraga kumvikana ku bintu bigomba kubahirizwa hagati yanjye nawe ngo bituma nyirinda. Nageragejwe rwose no kureka kujya guhura na Sandra ngo tubonane nk'uko yabishakaga, ariko nakomeje kwizirika ku nama za Evode zazanye impinduramatwara mu bitekerezo byanjye. Mu gihe cy'icyumweru nageragezaga kwibanda ku kazi kanjye, numvaga Sandra nagomba kuntegereza ngo nzaza mbone azaroha mpaka asubiye aho yaje aturuka. Nari namaze kubwira ushinzwe umutekano wo mu biro byanjye kutazongera kumureka ngo yinjire ansangemo. Nababwiye ko Sandra atemerewe kuza mu biro byanjye ku mpamvu iyo ari yo yose yatanga. Nubwo Sandra yari guhamagara Denise ngo amubwire ibyo yanakoze, ndabizi madamu ntiyari kubyemera kuko anyizera kandi azi ko ndi umugabo w'inyangamugayo. Byageze kuwa gatanu umunsi wa nyuma Sandra yari yampaye, ndangije akazi ndafunga maze nerekeza aho dusanzwe tugorobereza tunywa amayoga tunareba umupira. Evode yambajije ko ibyanjye na Sandra byarangiye, mubwira ko bishoboka ko yasubiye i Butare kubera ko maze iminsi ntamwumva nyuma yo kumutera ubwoba ko agomba kunyirinda njye n'umugore wanjye, ndetse nkanasaba ushinzwe umutekano wo mu biro byanjye kutazigera amwemerera kwinjiramo. Evode yikije umutima ntiyavuga byinshi usibye kumbwira ko ibyo nakoze ari ibya nyabyo. Twasangiye agacupa dutera urwenya rujyanye n'umupira w'amaguru, twari turimo kureba nk'uko buri wese yari afite ikipe afana muri izo ebyiri zari zirimo guhangana muri uwo mugoroba. Iyo Evode yafanaga niyo yatsinze. Umupira urangiye buri wese yinjiye mu modoka afata inzira, hanyuma tujya mu ngo zacu. Nasanze Denise ari ku muryango yiteguye kunyakira, abana bari maso barimo bareba filime mu cyumba cyabo. Nkimuhobera umugore wanjye yanyongoreye mu matwi ko dufite umushyitsi. Namubajije n'amatsiko menshi uwo ari we, madamu nawe ntiyazuyaza ambwira ko ari Sandra. Naratunguwe hafi yo guta ibintu byose nari mfite mu ntoki, nuko ndikomeza turinjira, nkubitana amaso na Sandra mu rugo rwanjye iryo joro. Yari ahagaze hagati mu cyumba cy'uruganiriro, ndamwenyura ndetse nawe ansuhuza yishimye. Narabarebye mva kuri Denise nitegereza Sandra mbere yo kwitwaza ko nibagiriwe ikintu mu modoka yanjye nkahita nsohoka. Narasohotse nicara mu modoka yanjye nzamura ibirahure, mpamagara Evode kuri telefone. Ntibite vo, ubu ndi mu bibazo bikomeye. Uzi ko Sandra ari iwanjye?